Ndi papa sava. Shoo! Bem! Shawakash, ngakubwiye. Shoo! Banguka ariko. Maze ntu. Uvuye uhanyweye iki? Bite se? Shoo. Ariko banza wanyweye agacupa. Oya. Ko mbona nakumenyereye gutya. Shoo. None se. Ubu ni banturira, shiri bite? Nyine. Be. Karame. Nyine. Shiri none uri mu biki ko nduzira kuntungura? Ntabwo ndi kukumenyera. Nyine waretse. Tugakora nka bya bindi nyine. Bya bindi se nibiki? Cyo muri televiziyo. Rega. Ibyo muri televiziyo se nibi? Nyine bimwe byagute. Nyine. Byagute? Ngwino yewe. Gute se? Gaho. Be, nyine. Ngwino. Nka bya bindi twabonye muri televiziyo byaha. Ego nyagasani byo kukwicara hose. Yego. Ariko sohetse kunyitera isoni. Ibaza abantu bazabona Margarita yicaye kuri ndembara. Hako nuzi ko dushaje. Twaretse nkaguhake. Oya sheri nawe ntugakabye. Ntugakabye rwose. Naka nguheke yari. Ariko se kaya no kukwicaraho. Nyine. Oya genda hafi. Ahubwo se oya ikintu nakuzaniye nyine. Hari bambwiye ko uzangurira agatelefone. Cyagi. Urabyiri? Ongera. Senduzi sari umugati ariko shiri wangiza umwana. Umugati zuko rero ko mwakantu nzaniye. Nyine. Babarira. Atazagira umuntu ubona Margarita yicaye ku mugabo. Subwo ntibavuga ko turi inkunguzi zimwe z'inkware bajya bavuga. Shari nawe ntukigire gutyo winyitera isoni. Ahubwo mbwira ikintu nzaniye. Subwo waretse kwigira gutyo. Sha wamaye nkare bashiri. Subwo wamaye nkare. Noneho. Ngiye kukubwira. Sha wahe urukuntera amatsiko nawe. Wamaye nkare bashiri. Ngwino nyine. Nereza se oya ntago mbicara rwose wintera isoni. Kose warangiye rwose. Asubwo waretse nkaguhakeye. Keya se. Wavuyo nkaguhakeya. Oya mpera. Mpera haye niba ari ryo bizane cyane igire mu mirimo. Isuko sheri waretse kunyicisha amatsiko. Kwinari. Aha, mvaho yewe. Zana. Ariko urahicara. Zana ni nyine nimbona bikunda. Niba akakantu nzane ariko kari bunteruka kanyicaza ahubwo ndahicara. Urayicara. Ko ntangiye kumva akantu kanyirukamo. Kuzagira kitagiye. Tutunuko duhumura neza ra. Ubu nuvuye kwa Geraride. Iri ni ryabanga ryo kwa Geraride tu. Kureka. Chazurute. Sanati. Ye baba we. Ubu se tutuntu dutekereje ute sho? Mbari umbwira wadutekereje ute? Shana ari ndashaka kuguhakeye ngaho wasereka mutame. Irike shana. Ariko se ubundi waretse tukayakurira mu nzu buhagira ubuzaka. Akabona turi kurira hanze. Imbitsi ya cyane ngo ibikira na mukeba wawe. Kandi wabona tubaye nka babandi nk'imbitsi ya cyane ibikira mukeba wawe. Ariko uzi gusetsa. Tugomba kurira hano nuwaza hananyuza hanakumva anyuza ara mu nzira kumva impumura akavuga ati kwandimba. Sino ari umusozi. Ibintu biraryoshye. Nyihera shumereza sa nyine. Subwo wampaye. Nyine ngaki. Shashiri. Ati. Wamaye ukareka gukomeza kumufisha. Akira nyine. Akira nyine. Wamaye. Akira nyine. Kandi ngiye rwose ngiye kuzikwambura.
ariko se amatsiko ufite reka nyine ariko se harimo iki nyakumare ahangaha harimo urwako ndabona rurimo ruranabira none se papa sava waretse nkasomaho kweri oya ntago wasomaho n'uwandi ushyiriye kandi uwandi ushyiriye urabona ko nyine rufite aho rugeze ntago narujyana rwabaye igice ariko ni umuhama nyine none igihe waberewe wigeze uza kwa papa sava uhanywa umujago uzi ko numvaga inzoka igonga mu nda nkayoberwa kabitera kumbi niko bimeze ngaho nyine mansomeho gakeya nicurike ariko uzi iyo nzoka yawe iri kugongera yinnye bayikubita imiri bayica iyo ni inkunguzi pe ni inkunguzi naho ibyo gusomaho bwo ntago wasomaho nyine niba ari uwondi ushyiriye n'uwondi ushyiriye ntago ari wowe nyamara papa sava ni ukuri kw'Imana ushaka wamayeho gakeya kweri wanyoye ariko uretse njyewe ejo nari nicaye ahantu ikoma riri ahantu kanya ndireba ndavuga ni ewana ndanyoye ni mama ariko igihe ntujya guhanuka kw'ikoma ni ibyahende byo kwifuza ko abakene ariko wanyoye we nko mu masaha 3 ngereho mu rugo hanyuma nyine tugatsitsimura ko kariyo se ariko iyi ngiyi wiyerarikira rwose niyo nzoka yawe ni ihene wenda cyangwa igirite ariko wiyerarikira no muntu nyishyiriye papa sava none se ukajyanye hese byibura ngo tugende nanjye nkavumbeho ku buryo waronda ahantu ngiye ugiye kuvumba ku nzoka nshyiriye umuvandimwe sinkubwiye ntuze kuza mu masaha 3 wowe undebe muri ayo masaha 3 nanjye ndi umuvandimwe basi se sava basi ubwo nko mu masaha 2 ndaba nkusesekayeho Sabima ntabaraho kabyare kwa Ndimbati barimo kurwana bongeye bararwana uriye moto nese ntago wakata kugaruke ubwo se ndiyambaza sawa reka ndebe undi niyambaza yemwe abarwana Ndimbati wikwica umuntu Mwiriwe ese Marigari uri muzima se ataba muzima se urabona arwaye ariko nk'ubu wakagabo nk'ubu uhuruye uzubunza ubwo burenge ugenda ukatakata inzira yose uza mu rugo rw'abantu tumiwe nande koko ariko se ubu hari ikosa nkoze kuba naravuze ni narenze hanyuma barabetera ndarutaruye reka nshyira abavandimwe dusangire ni amakosa nkoze koko uratuzaniye se hari wakubwiye ko dufite inyota hari umuntu wigeze aguhuruza ko afite inyota ku buryo uzuhurura nta n'uwagutumiye ese si ibintu bisa sinsanzwe ngusukira Ndimba kandi wakagabo nta kazi ugira koko Ndimba aho ubundi ubwo ugira akazi ubu urampindutse kubera ko nsanze muboroga ese ubundi wamujombaga iki ni igishoro ni umushito wamubyorogaga icyuma wari urimo ugira ute usanze tuboroga se hari uwagutumye kuza gukiza ababoroga wantumye kuza gukiza ababoroga
hanyuma ejo bundi ko mwagundagurana ahangaha muboroga muhamagara abahehe na hehe se mukadutumira ese ubundi mwahinduye game mwebwe muzajya murwana bibe nimurangiza nimujya no mu byo muri ntago mushaka gushaka undi muziki nta yindi game mwabona sibaho ngaho ntibikureba arewe ntibindebe ku buryo mutera induru ikava ahangaha ikambuka umudugudu ikarenga igikombe igafata mu kandi kagari ngo ntago bindeba ariko nkubaze ndagira ngo nkubaze ko witerera mu bibazo by'abantu ubundi ururuhe rukiko uri gacaca niko uri umwunzi uru rw'imbonezamibano uru rw'ikirenga uru rw'ubucuruzi uru rukiko ruhe ku buryo uza witura mu by'abantu utanatumwemo ku buryo uhurura ahari ibibazo ukaba wahakandagiye hari ibibazo ese wajya ujyana hari ibisubizo kuki utamenya hari ibisubizo ntago bindeba pe ntabwo bikureba ntago bindeba kubera ko murimo kubyorogana uboroza ubu ugira ute ntago bindeba ese ma ndabona mutorohewe ubu ntago mwakwiyubaha bitabaye se urukikora ntibibe n'ubutabera wenda tubivuge gutyo mwebwe ubu ngubu ntago mwavuga muti ibyo dukora habemo no kwiyubaha ubu bidahanwa n'amategeko ko ntago mwavuga muti reka turebe icyo amategeko wenda y'umuco abivugaho ayo mategeko y'umuco nayo adahari ntago mwavuga muti ababyeyi ubu se ko ari njye wenda uhatungutse ko ari njye ubaguye bagira ngo tugubweho nande ubu ari n'umwana wanyu ubaguye agasanga muboroga gutya ari byo murimo nawe nuko nazibe n'umuco murawumuhaye n'umuco wacu mutagize urukiko wenda rwa leta cyangwa amategeko abihana ya leta ntago mwagira amategeko yubaha urugo rwanyu akira marigari akira akayoga k'ihenero gasema uzagumya kuboroga gutyo nk'iri mu masiganwa yacitse shapoma ubwo uzisazira sibaho ngaho ibyo ntabwo bishinzwe simbishinzwe ntabwo bishinzwe menya ko mu muco bitabamo mwacukuye se indake cyangwa mugashyiramo sound proof nimujye mutera abaturanyi wirirwe jyanayo abantu babivanga mu bibazo by'abantu bajya hehe